السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الحادي عشر isomo rya 11 تدريبات على السكون imyitozo kuri sukun. Mbere yuko dutangira iri somo rya 11 mureke dusubire munsi y'umurongo w'isomo rya 7 turebe ibifitanye isano n'iri somo inshallah ta'ala. Aha turahabona harfu al-iqlab ndetse na hurufu al-idgham. Izi zombi cyangwa se aya masomo yombi tuzayabona mu myitozo wa nyuma cyangwa se isomo rya nyuma. Hanyuma tukagira huruful izhar. Huruful izhar bisobanuye inyuguti zo kugaragaza iki? Nun sakina cyangwa se nun ifite sukun. Nun ifite sukun iyo ikurikiranye cyangwa se iyo ibanjirije imwe muri izi nyuguti tureba aha ariyo hamza, ha, ain, ha, ghain na kha, ari nazo nyuguti mwibuke ko twazibonye mu nyuguti twise inyuguti z'inyamuhogo zituruka mu muhogo akaba ari naho zivugirwa muri makharij al-huruf, mu misohokere cyangwa se mu isohokero ry'izi nyuguti. Bityo izi nyuguti rero iyo zakurikiranye cyangwa se zabanjirijwe na nun ifite sukun, iyo nun ifite sukun iragaragazwa cyangwa se ikatwa mu buryo busanzwe. Urugero twifashisha amagambo dufite muri iri somo, turebe iri rya mbere: waw fatha nun sukun wan, ha fatha ra sukun har, wan har. Iyo nun sukun nyigaragaje kubera ko yakurikiwe n'imwe muri za nyuguti ariyo ha. Turebe urundi rugero: hamza fatha nun sukun an, ain fatha mim sukun am, an'am, ta fatha ta, an'amta. Murabona ko naho nun sukun yakurikiwe na ain, bityo nayo turayigaragaje. N'izindi nyuguti zikurikira tutabonye muri izi ngero dufite hamwe isomo, ushobora kwifashisha ijambo min ukagenda uzishyiraho fatha nazo, wenda ukavuga uti min a, min ha, min a, min ha, min gha, min kha. Ubwo ukagenda wumva ko iyo nun uri kuyigaragaza muri ubwo buryo uyikase nk'uko usanzwe ukata izindi nyuguti. Naho huruful ikhfa'i ni inyuguti zo guhisha ya nun ifite sukun. Ya nun ifite sukun iyo yabanjirije imwe muri izi nyuguti, ya nun turayihisha. Uzayisanga mu ngero nyinshi ahangaha muri iri somo rya 11 ndetse yahawe ibara ry'umutuku, aho yagiye ibanziriza buri imwe muri izi nyuguti. Imwe muri izi nyuguti iyo yayibanjirije muri iri juzu urasanga igiye ifite ibara ry'umutuku. Dufate urugero kuri iri jambo rya mbere. Iri jambo rya mbere, iyi nun ifite sukun yakurikiranye n'inyuguti ya ta. Iyi ta iri muri za nyuguti, bityo turasoma tuti hamza fatha nun sukun an, ta fatha ta, anta. Yani iyo ta nayo ubwayo cyangwa se n'indi nyuguti yose, nubwo twahishe nun sukun tukanyuza umwuka wayo mu mazuru, ariko dusoza ya nyuguti n'ubundi tuyivuze tutayibangamiye. Ntituvuge ngo anta anta, oya, ntabwo tuvuga nk'abavuga entebe cyangwa se nta nta, oya, ahubwo tuvuga anta, ta ikaza igifite umwimerere wayo. Urundi rugero: hamza fatha nun sukun an, shin fatha sha, ansha, ra fatha ra, anshara. Urumva ko niyo shin tuyihaye ukuri kwayo hamwe nuko twahishe nun sukun, ntabwo tuvuze ngo anchara, oya, anshara. Inyuguti zisigaye nazo ukagenda wifashisha rya jambo min kugira ngo urebe ko uri kubivuga neza. Ukagira uti min sa, min dha, min ta, ugakomeza. Yani buri nyuguti yose ukabikora muri ubwo buryo.
dutangire isomo neza noneho. الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون. همزة فتحة نون سكون أن. تاء فتحة تاء أنت. همزة كسرة ها سكون إه. دال كسرة دي إهدي. باء فتحة عين سكون باع. دال ضم دو بعد. باء فتحة طاء سكون بط. شين فتحة شاء بطش. سين فتحة عين سكون سع. يا فتحة يا سعي. كاف ضم نون سكون كن. تاء ضم تو كنت. hari uwakibaza ngo kubera iki nsomye kun mbere yuko nshyiraho iriya ta, ni ukubera ko kugira ngo iri tegeko ribe rya rindi koko twavuze, nuko iriya nyuguti nayo uba ugiye kuyisoma, bityo usoma kun kubera ko utaramenya ikiri inyuma aho ngaho. wabona ari nya nyuguti ya ta nibwo ubona guhisha ya nun sukun ugasoma kuntu. naam. لام فتحة سين سكون لس. تا فتحة تا لست. همزة فتحة ميم سكون أم. را كسرتين رين أمر. با فتحة را سكون بر. دال فتحتين دن بردا. جيم فتحة ميم سكون جم. عين فتحتين عن جمعا. حا فتحة با سكون حب. لام ضمتين لن حبل. urabona ko iyi ba ndetse n'iriya ta twanyuzeho n'izindi muza kubona ziri mu ibara ry'icyatsi, izo nyuguti ni iza qalqala. uze kuhita wibuka amajwi twasobanuye azihabwa. ta na qaf zihabwa ijwi ryenda kuba nka o, ndetse na dal na jim na ba nazo zigahabwa ijwi ryenda kuba e. kha dhamma sin sukun khus. ra kasratain rin khusrin. hanyuma dusome n'interuro ya nyuma ndetse n'ijambo rihera, kubera ko hari ushobora kuba yabona amagambo maremare cyangwa se interuro ndende akagira ngo niko rikomeye, kumbi naryo riba ryoroshye mu kurisoma. bityo turasoma tuti همزة فتحة عين سكون أع. طا فتحة يا سكون طي أعطي. نون فتحة ألف صغيرة نا أعطينا. كاف فتحة لام سكون كل أعطينا كل. كاف فتحة واو سكون كو أعطيناك الكو. ثا فتحة ثا أعطيناك الكوثر. را فتحة را أعطيناك الكوثر. kugira ngo umenye ko ijambo usomye rifatanye n'iririkurikira, ubibwirwa nuko ari mu ibara rimwe, naho iyo ijambo riri mu ibara wenda ry'ubururu ukaba ugiye gutangira ijambo riri mu ibara ry'umukara, bityo iryo jambo urarireka riba rirangiye ugafata irindi. hano murabona ko rero a'tainaka al-kawthara, a'tainaka al-kawthara biri mu ijambo mu nteruro imwe, bityo turabifatanya. hanyuma iriya alif iri hagati twize ko ari hamza, iyo hamzatul wasl icyo gihe turayambuka ntacyo tuyikoraho. naho iyo itangira ijambo twakayitangiye nk'uko twatangiye irya jambo al-maw'udatu, tugasoma tuti hamza fatha lam sukun al. kaf fatha waw sukun kaw, tugakomeza. noneho kuri iri jambo rya nyuma turasoma tuti hamza fatha alif madda lam sukun al. همزة فتحة ألف صغيرة
نون فتحة نا الآن naho twifashishe urugero muri Qur'ani turusheho gusobanukirwa ya izharu ndetse na ikhfa'u uburyo zitandukanye ndetse no muri Qur'ani aho uzazisanga uko uzasoma. Hano Allah aratubwira ati alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Iri jambo min ju'in turarisoma dute? Iyi jim iri mu nyuguti zituma iyi nun tuyihisha. Ni nayo mpamvu muri Qur'ani aho bizaba biri bimeze bitya uzasanga iyi nun sukun ntacyo birirwa bayishyiraho, bityo ugasoma mim kasra nun sukun min, jim dhamma waw sukun ju, min ju, ain kasratain in, min ju'in. Naho kuri iri jambo min khawfin murabizi ko iyi kha iri muri za nyuguti twize ko nun sukun tuyigaragaza, bityo turavuga tuti mim kasra nun sukun min, kha fatha waw sukun khaw, min khaw, fa kasratain fin, min khawfin. Urumva ko iyo nun twayigaragaje bitandukanye na min ju'in, ahandi min khawfin. Hanyuma aya mategeko ubusanzwe areba nun ifite sukun ndetse na tanwin, bityo akitwa ahkamu nun sakinati wa tanwin. Ibyo tuzabibona, iyo tanwin tuzareba uburyo nayo ikorana n'izi nyuguti mu myitozo ikurikira. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.